Nagakwereka akazungu no imbere ikirahure ni cyiza ukuntu kiboneka. Merci beaucoup. Ikaze ku umubyeyimagazine. Niba uri mu cyano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi umutesiride. Niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tugumane ku umubyeyimagazine. Muri aka kanya rero anniversaire irakomeje. Ngiye gufungura amakado turi kumwe. Amakado nabonye kuri anniversaire ngiye kuyafungura turi kumwe, turebe ikirimo, turebe mbese ukuntu bimeze. Ya rero mbere yuko mfungura amakado ndashimira buri muntu wese wanyifurije isabukuru nziza, mbese wanyifurije ibyiza, wifatanyije nanjye mu byishimo bya anniversaire. Rero nabonye message nyinshi cyane, nabonye appel nyinshi, nabonye surprise, mbese umva mwese ndabashimiye. None ikindi kintu rero cyanshimishije cyanantunguye, hari video nari nakoze mbere nyine mbabwira uburyo wakwitetesha, uburyo wakwiyitaho ku anniversaire yawe. Noneho rero ndavuga rero ngaho munyifurize anniversaire nziza. Mu by'ukuri ntabwo ibyo nabonye ari byo natekerezaga, byarantunguye. Nabonye message nyinshi numva ndishimye. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubana namwe, Imana ibahe kugera ku bintu byinshi cyane mwifuza. Hanyuma rero duhere kuri kado ya mbere. Kado ya mbere ngiyi. Iyi kado hari message yaje iyiherekeje. Imana ibahe umugisha cyane abantu bayinyifurije. Okay, rero ntabwo nayifunguye, nararungurutse gusa ndavuga reka nzarebera rimwe ngiye gukora video. Ubu rero ngiye gufungurana namwe tuyirebe. Harimo akabuji n'uduherena. Hariho n'uduherena nari nyobewe twarirwa. Kare gafungure se. Okay. Hariho uduherena twiza tw'umukara. Siko nta maherena y'umukara nagiraga. Nefite rimwe. Okay, good. Uduherena. Merci beaucoup. Hanyuma harimo n'akavaze. Inchwi. N'akarabo. Kado ya mbere ngiyi. Kado ya mbere. Akavaze, uduherena ndetse n'akabuji. Tuyicana se takariti y'amafira. Agahari nanjye kubifunga. Kado ya mbere. Kado ya kabiri ngiyi. Okay, kado ya kabiri. Ntabwo nigeze nyifungura pe, narungurutsemo gusa. Happy birthday. More blessings. Wow. Harimo agasakoshi keza. Gafite agashumi.
umva ikintu nyikundiye ndabona ijyamo na telefone. Urabibona hano hakwirwamo telefone. Umva kera nakundaga amasakoshi, mana yanjye nkiri umwana. Nakundaga amasakoshi cyane ku buryo umuntu wazaga mu rugo naramuherekezaga nkahita mfata n'isakoshi ngo mutwaze. None voyira cadeau y'isakoshi ni keza byahatari. Merci. Okay. Cadeau ya gatatu. Murabibona mute rero? Umva ndazikunze kubera ko ni dutoya, umva ari duto kandi ni kureba ntari mfite. Nagakorera kagasirimu, nagakorera kakazungu. Namo imbere ikirahure ni cyiza ukuntu kiboneka. Merci beaucoup. Harimo akandi kantu. Harimo kakantu batwaramo amakarte de visite. Uzi ko mise nibuka ejo bundi hari ahantu nagiye noneho nsanganya abantu b'abadamu benshi n'abakobwa, nsanga nibagiwe udukarte dukarte nyine utanga, carte de visite, carte z'umubyeyimagazine. Noneho mutanekereza ndavuga ntiyo nza kuba mfite kaga card holder byari kumfasha, byari ko byamfashije nkitwaje kuko ntari natwaye isakoshi. numva nyine hari ukuntu neshuye, none ndebera ukuntu bihise bihura. Ubutaha nzajya nzitwaramo bana. Merci beaucoup, merci. Iyi ni cadeau. Okay, zirarangiye eshatu. Aha, rero iyindi cadeau ngiyi. Iyindi cadeau nigeze kubibabwira ko nafashe umwanya nkiyigurira agatenge nkanadodesha kugira ngo umva nk'umudamu mb'umugore nyine umubyeyi ufite umwenda umuranga nk'umubyeyi. Agatenge ka mbere ngaka n'agashati kako nakadodesheje, sibyo? Agatenge ka mbere ngaka hari ni tubiri akandi gasa n'umuhondo, kandi gafite ngaka. Urebe ukuntu ari twiza. Iyi cadeau rero ni njyewe wayiguriye, ndavuga nti okay, njyewe nanjye ku munsi wanjye w'amavuko ngomba kwiha cadeau, ngomba mbese kwitekerezaho, kwikunda, kwiyitaho, mbese kwitetesha. Ni muri urwo rwego rero nahisemo tuno dutenge kugira ngo tujye tundanga nk'umugore nk'umubyeyi nyine ngaragare neza. Hanyuma rero hari izindi cadeau
zahise zirangira uwo munsi nyine zitabonetse. hari umucuti wasohokanye ajya kungurira afata umunsi avuga ati dushaka kujya kukugurira, hari abanyoherereje utundi tuntu twahise dushira uwo munsi. Mbese mu by'ukuri narishimye, mu by'ukuri naranezerewe. Mwese ndabashimiye. Umva rero cadeau ngizi zanjye za anniversaire, ndishimye cyane kubera ko nabonye utuntu tunshimishije, nabonye cadeau zinshimishije. Abatarabyibutse, mbese buri muntu wese nawe narenganya, sibyo? Buri muntu wese nawe narenganya, abantu banyeretse urukundo rwose, nanjye ndabishimira, ndashimira n'Imana. Imana ibamugisha kandi ibiteho. Hanyuma rero hari abantu bambajije nimero z'umuntu wandodeye, umutayeri wandodeye iriya myenda y'ibitenge, ndazibashyiriraho. Hanyuma rero namwe muzamugane abadodere, akorera muri chic. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, dushimira abantu batwitaho, dushimira abantu badukunda, mbese dushimira ibyiza byose twagezeho. Nuko ngaho rero ngo kuko iyo ushima ubona ibindi, kandi iyo utanga ubona ibindi. Buri wese witanze, buri wese wagize icyo akora kugira ngo anniversaire yanjye igende neza, Imana imuhe umugisha, isubiza hakuye, mbese Imana igaha umugisha, sibyo? Ndashimira n'abantu dukorana nabo bankoreye surprise, banzanira keke, barandirimbira. Keke yari iryoshye, mbese biracyakomeza uko mbibona. Nuko rero niyo mpamvu navuze ntireka mbibereke, hanyuma rero tuzifungurane. Nishimye cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero abatarakora subscribe muyikore, mukore like, mukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.